Mwaramutse barimu bagenzi banjye ba Gashonga TVET School, ndabashimiye cyane kubw'ubwitabire bwanyu muri iyi nama. Muri iyi nama rero turareba ikintu cy'ingenzi cyane kirebana n'uburyo bushya bw'imyigishirize mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Mu kiruhuko kirangiye rero abayobozi bose bo mu bigo by'amashuri y'imyuga twagiranye inama n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro. Turi bubone n'umushyitsi uvuye mu kigo cy'igihugu cyo guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro, ari buze kubana natwe muri iyi nama. Ni naho twaganiriye rero uburyo bushya bugiye kujya bukoreshwa bwo kwigisha, bukaba ari uburyo bukomatanyije burimo kwigisha ku ishuri ariko noneho n'amasomo atangirwa ku murimo. Bukaba rero ari uburyo bugiye gukoreshwa muri iki gihe, aho umunyeshuri niba yize ukwezi ari ku ishuri, ari bufate n'ukundi kwezi ajye kwigira ku murimo, ariyo bita mu ndimi z'amahanga dual vocational education and training. Ni integanyanyigisho ziteganijwe muri ubu buryo, zirimo ibice bibiri. Harimo amasomo azajya atangirwa ku ishuri, hakaba n'andi masomo azajya atangirwa ku murimo. Ariko birumvikana n'abarimu bafite uruhare mu kugira ngo ubwo buryo, iyo gahunda ikorwe neza. Uruhare rwabo rero ni uruhe? Uruhare rwa mbere ni ukunoza integanyanyigisho y'iyi gahunda nshyashya. Uruhare rwa kabiri ni ukugenzura ubwitabire bw'abana mu bigo by'umurimo bagiye kwimenyerezamo. Icya gatatu, bagomba no kureba niba ibiri mu nteganyanyigisho birimo bitangwa mu bigo by'umurimo nk'uko byateganijwe. Haba hari aho bitagenze neza bikanozwa kugira ngo abana bose barangize bari ku rwego rumwe. Icya kane nababwira kuri iyo gahunda ni uko mwebwe abarimu, abayobozi ndetse n'abayobozi b'ibigo by'umurimo bagomba gukurikirana abana, bakagenzura yuko ibyari biteganijwe kuva batangira kugera basoza byose babihawe. Mureke tugire inama imwe abavandimwe. Nibyo mbonye mujujura kandi nibyo ashobora kuba hari bitumvikana neza muri gahunda nshya twashyiriweho na RTB, ariko hari ufite ikibazo yakibaza kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo muri iyi nama. Mwarimu Kabandana. Murakoze bwana muyobozi, umwanya mu mpaye wo kubaza ikibazo cyanjye. Integanyanyigisho igaragaza ko umunyeshuri akorera ibimenyereza cyangwa se yimenyereza umurimo cyangwa se ibyo yize ku ishuri mu gihe kingana n'ukwezi, kandi akabikorera ku ishuri. Nkibaza ati se ko kampani ubundi yari isanzwe iza kubakoreshereza ku ishuri yishyurirwaga amafaranga, ese muyobozi urumva ibi bintu bizashoboka? Urakoze mwarimu Kabandana kubw'ikibazo cyawe ubajije. Gifite ishingiro kandi kirerekana yuko ushishikajwe no kumenya uburyo iyi gahunda yashyirwa mu ngiro. Nibyo koko abanyeshuri bajyaga bakora imenyereza mwuga mu gihe cy'ukwezi kumwe, ariko Leta yacu yasanze hari imbogamizi z'abantu bigira imyuga mu bitabo, ariko bagera ku isoko ry'umurimo ukabona nta bumenyi ngiro buhagije bafite. Ntabantu urugero, umufundi wigiye mu bitabo ashobora kugera ku isoko ry'umurimo ugasanga umufundi usanzwe wigiye ku murimo aramurusha tekinike zo gukora ako kazi, anamurusha kandi no kumenya ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Bityo rero
mu mibanire y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu, u Rwanda navuga ko rwavomye iyi gahunda cyane cyane mu gihugu cy'Ubudage, aho iyi gahunda yo kwigira ku ishuri no ku murimo yatangiye mu kinyejana cya 19, ku buryo hari imyuga 326 muri icyo gihugu nababwiye yigwa muri ubwo buryo bwo kwigira ku ishuri no ku murimo, ndetse bakaba mu mwaka bashobora gutoza urubyiruko 500, kandi bigatera imbere cyane kubera ubwo buryo bwo kwiga banimenyereza umurimo. Ibyo rero natwe tukabona mu gihugu cyacu ari ngombwa ko tubishyiraho kugira ngo natwe bidufashe kugira abantu barangije ariko bafite n'ubumenyi mu byo bize. Wa mushyitsi araje. Bravo nyakubahwa muyobozi. Komere mukomere. Turi amahoro. Ndabona ni mu nama. Turi mu nama, mwafashe tukakira umuyobozi. Nyakubahwa muyobozi rero dusanze mu nama kandi turabashimira ko mwaje gusura ishuri ryacu rya Gashonga TVET School. Dusanze mu nama harimo nganiriza abarimu barezi bagenzi banjye ya gahunda muherutse kuduhuguramo irebana n'uburyo bukomatanyije kwigira ku ishuri ndetse no kwigira ku murimo. Dusanze rero narimo mbibasobanurira, ariko tugize amahirwe ubwo muje namwe mwakomerezaho mukaduha imvano y'iriya gahunda kugira ngo turusheho kuyumva neza. Murakoze cyane. Nongeye kubasuhuza. Umukozi wa RTB yitwa Banabwiwe Jean Paul. Leta yabinyemereye nkaba nabaganiriza kuri politiki ya Leta yo kwigira ku murimo. Rwose murakoze cyane. Nagira ngo rero niba munyemereye kandi cyane rwose murakoze cyane. Mbasangize kuri iyo politiki yo kwigira ku murimo yemejwe na 2015, ikaba ikubiyemo ibice bine. Hari industrial attachment program musanzwe mumenyereye, hakaba dio apprenticeship ari samuganiraho, hakazaho n'igice cya industrial based training, hakabamo education of pre-learning. Iyi gahunda yo kwigira ku murimo ikaba yateguwe binyuze mu kiganiro n'ibitekerezo cyateguwe na Mifotra ariko ku bufatanye bwa Minisiteri y'Uburezi ndetse na GIZ, aho hateguwe inyandiko igaragaza ishyirwamubikorwa ry'iyi porogaramu yitwa workplace learning. Muri iyo nyandiko rero igaragaza ishyirwamubikorwa ry'iyi porogaramu hakubiyemo ibintu bitandukanye. Hari amabwiriza areba ishyirwa mu bikorwa cy'ujya ku murimo risanzwe, hakabamo aho amabwiriza agarukira, harimo amabwiriza areba ubumenyi tuzabonamo ndetse n'amahirwe dufite muri iyo gahunda. Ibyo byose bikorwa ntabwo hirengagijwe abafite uruhare muri ino porogaramu. Harimo minisiteri zitandukanye n'abafite ibikorwa, harimo Mifotra, harimo Ecofin, harimo RTB natwe kuko tumukurikirana ishyirwa mu bikorwa byayo, hakazamo mwebwe abarimu n'abayobozi hano mugomba kuhatubera umunsi ku munsi, ndetse n'ababyeyi n'abanyeshuri. Si ibyo gusa, kugira ngo tuzabigereho nuko twese tubigira ibyacu haza gose navuze. Nkaba rero mbashimira kuba mwanteze amatwi kandi nshimira Leta bampaye umwanya, bityo nkaba namwe mu mwanya wo kubaza ibibazo cyangwa se gutanga ibitekerezo. Murakoze. Noneho umwanya ukurikiyeho n'uwibazo cyangwa yabaza. Murimo yabaza. Murakoze. Amazina yanjye yitwa
Hakizimana Theophile, nkaba nkora muri iki kigo cya Gashonga TVET School mu ishami ry'ububaji. Kuri iyo gahunda rero mumaze kutugezaho ni byiza, ndumva rwose ari gahunda nziza kuko abana hari igihe bazafata bari ku ishuri, ariko hari aho nagize ikibazo nagira ngo wenda mufashe kuhasobanukirwa neza. Murabizi ko iyi gahunda dusanzwe dukoreramo ijyanye no kwigisha imyuga n'ubumenyingiro, hanze aha tuhasanga amakampani makeya, kandi mwatubwiye ko hari igihe kimwe abana bazajya bajya ku ishuri bakiga, barangiza bakajya muri kampani bagakora, icyo gihe kikaba kingana. Ese ko kampani zacu ari nkeya mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'imirimo yabo tukaba tubona ari mikeya itaraguka ngo bagire ibikorwa byagutse, murumva iyi gahunda koko tuzayishobora bwana muyobozi? Ngewe nkurikije uko nari maze mu burezi igihe kinini, nabonaga iyi gahunda dusanzwe mariyo nziza. Murakoze. Arakoze mwarimu Theophile kucyo kizabajije. Nabandi wenda niko mwabyumvaga, kandi numvikana kuba dufite companies nkeya muri kino gihugu, ariko nk'ikigo cya Gashonga TVET School icyo musabwa Leta byumve ni ugushaka amasezerano n'izo kampani nkeya zihari, mukagira imikoranire. Bityo rero niba umunyeshuri yize mu ishuri akajya no kwigira ku murimo, icyambere zose kampani nkeya uko bivuze, ariko arabona bwa bumenyi dukeneye kandi bimufashe no kuba bamurambagiza, dusohore umukozi ufatika. Murakoze. Aba rero baveteri nabashimira n'abarezi muri kumwe kubwo ibibazo byiza babajije, kandi ku bindi bazagira mwajya mubafasha natwe mukatubwira tugafatanya. Rero kubera ko mfite ahandi ngiye kujya bindi bigo kugira ushyirwa mu bikorwa ry'ino gahunda, nagira ngo munyemerere mbasezere. Mwafashe tugashimira umuyobozi ku nama nyinshi mutugiriye no ku buryo mudufashe kumva iyi gahunda, kandi turabizeza yuko nta mbaraga na nkeya tuzibikaho tutazikoresheje mu gushyira mu gihe gahunda. Murakoze. Mwakoze cyane. Ni byiza. Sura ishuri ryacu Gashonga TVET School. Murakoze. Bana banjye rero muzambere abana beza, ntimuzankoze isoni. Yego ma, ntubizi se ntabwo twabigukora rwose. Rwose ntabwo tugomba kugendera. Mwabe muzi ko byose umuntu aba yigomwe kugira ngo abajyane mu ishuri. Ndabona tugeze kwa diregiteri, mwanze mwifate neza, kirije bishikirete uburyo nawe utazankora isoni. Muze tugende hanyuma tugereyo musa neza. Gahunda. Yego mwinjire. Muraho bwana muyobozi. Komere mukomere. Mukomere cyane muraho cyane. Mama. Muraho neza. Muraho sho. Komera. Karibu cyane. Tubafashe iki se mama? Bwana muyobozi rero uko mutureba hano mbazaniye abana. Aba bana n'abanjye barangije turonkome, bayikoze neza, baratsinze, ariko kubera ukuntu numvise ibyiza by'amashuri y'imyuga niyo mpamvu mbabazaniye, ubwo ibindi nimwe mu ntegeka. Ni byiza cyane kuba watuzaniye abana, kandi nta nubwo wibeshyira ishuri ni ishuri ryiza cyane. Usanze turi mu nama, twari dufite inama, ngire ngo niyo mpamvu twatinze kubakira. Twategereje hanze, twari tugiye no kurambirwa. Muri iyo nama rero twarimo twiga uburyo bukomatanyije bw'imyigishirize mishyashya igiye gukoreshwa mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho muri iyo gahunda abana bazajya bigira ku ishuri ariko bakanigira no ku murimo.
akoze peti wowe iyi gahunda yawe wari usanzwe uzira kumva ari byiza. nzi ariko reka twumve ibyo bari kudusobanurira twumve. Njyewe nakubwiye ko nshaka kwiga Leta uranga, none ngo ngiye kuzajya nirirwa noza ibyombo muri hoteli rwose ntabyo. Oya humura mwana wa, ntabwo nabakoresha ibyo mudashaka, ndategereza numva ibyo batubwira, ni numva nyuzwe rwose namwe munyuzwe ndabasika muhumure. Mbese ubwo abo bana bazajya bigira ku ishuri bigire no ku murimo gute nyakubahwa diregiteri? Urwo ruva n'uruza rw'abana bagenda ntabwo bizabatera uburara? Ntugire impungenge, ni gahunda yateguwe, dufite umukozi wabihuguriwe, ndumva nawe yakunyuriramo uburyo nta mpungenge wakagombye kugira. Aho nafashe ndabona ari n'umumama wa mugenzi wanjye. Mama, Karame, uretse no kuba umuyobozi amaze kubabwira ko ndi umukozi wabihuguriwe usanzwe uhuza ishuri n'inganda, ndi n'umubyeyi. N'icyo umukobwa wawe rero ndacyumva. Nuko rwose impungenge zawe ndazumva, kuko niba wari warahisemo mbere ugahitamo iyo letere bakaba bakuzanye hano, urashaka ubufasha mu myigire yawe kandi na mama wawe ufasha rwose kugira ngo babyumve neza. Nzabafasha nkuko n'ubundi nsanzwe mfasha n'abandi, ariko ndagira ngo nkubwire ibintu nibura bitatu byiza. Icya mbere, iyo umwana yagiye kwigira hariya mu ruganda avuye ku ishuri, byumve hari ibintu byinshi aba atarabashije kubona ku ishuri biba hariya nyine mu nganda, yageraho akabibona, niba ari amamashini bakoresha, niba ari iki akabyungukirayo. Icya kabiri, urumva umwana urimo gukorera uruganda runaka, igihe azagaragaza ko hari umusaruro yongereye mu ruganda, n'uruganda rukamwakira nk'umuntu warukoreye neza, hari agahimbaza mu rusiki. Nibyo niko bimeze nabyo. Ikindi, urumva ni nko kumurambagiza. Uwo ni umukozi wo mu gihe kizaza, ariko ntabwo uruganda rwaca ku ruhande ngo rufate undi muntu utarigeze ahanyura ngo ruvuge ngo rugiye kumuhereza akazi mbere y'uko rufata wa mwana rwitoreje. Ni nko gutoza. Urumva atari byiza? Murabyumva mute? Si n'ibyo gusa, abana b'iki gihe cyane cyane urubyiruko mu kiruhuko urabona basa n'abapfa ubusa. Uyu mwana wawe agiye kugenda, aba bana bombi ndabona turahuza n'umukobwa. Aba bana aho kugira ngo mu kiruhuko babaho ngaho bakora ubusa, hari igihe inganda bakoreyemo zabafata nk'abantu b'ingirakamaro, zikabahamagara zikabaha akazi k'igihe gito, bikabafasha kwishyura. Minerivare akagufasha kuyishyura. Urabona nk'ubu ngubu barayigabanyije ariko ibikoresho biracyari hariya, bamwishyura ka kaminerivare nawe agashaka twadukoresha muri cya gihe gito yakoze muri wa musaruro yakuye mu ruganda, mugafatikanya. Ya gahunda ni sawa, nabyemeye mwana. Siko nzaya mbonamo n'amafaranga yo kugura imyenda igezweho. Mary, hari n'igihe nzaya nkoreramo amafaranga yo kwishyura ishuri. Mwabyumvise? Ni nziza gahunda cyane. Ngeze ko mutamvuga do ibi bisuko bandahita bya bindi wajya gusaba mubura amafaranga mwana wanjye rwose, ahubwo nibatugirire vuba batwandike ngo ibindi tuzabimenyeshwa. Ishuri ni iringiri. Hako hari ibyo bavuze byo kundambagiza, usengiye kubona fiance iki gihe. Oya mukobwa wanjye, ntabwo kukurambagiza, ndavuga nyine uruganda rurimo kugukoresha ukiri umunyeshuri. Biravuga ko igihe uzarangiriza ariko waragaragaye nk'umukozi w'akamaro winjiriza uruganda ikintu kigaragara, uzakurambagiza nyine nk'umukozi wo mu gihe kizaza. Nicyo navuga. Bamuha akazi. Nicyo navuga. Yego. Mama rero, iyi gahunda nibyo ni nshyashya mu gihugu cyacu, ariko nta mpungenge iteye kuko ntabwo ari hano igiye gukoreshwa gusa. Hari ibihugu byinshi yagiye ikoreshwamo, ari naho twayitiye. Ubwo ntabwo nk'urugero rwa El Salvador, Portugal n'Ubudage, ndetse abanyarwanda bagiyeho gufata y'amahugurwa kandi turakorana. Natwe murabona dufite abantu babihuguriwe kugira ngo iyi gahunda izabashe kujya mu ngiro nta kibazo iteje. Murakoze cyane abana, numvise bahazi, ubwo nta kindi rwose
turishimye. Abana murabona neza uyu muryango mwinjiriyemo, muwukomeje gato murabona umuryango wa kabiri, uwa gatatu handitse dose. Muri biriya biro niho bari bubakire bakabafasha ibisigaye. Amasomo meza kandi murakoze cyane. Reka mbasezere, muzige neza kandi muzabitsinde, dore mbaho umugisha wa kibyeyi nk'uko nabibamenyereje. Murakoze ma. Muzambere abana beza kandi muzatsinde muzana abana. Murakoze ma. Imana ibahe umugisha. Nzabasura. Yego. Mama rero usanze hari hoteli bita Mahombezi. Ni hoteli ikomeye cyane y'inyenyeri 6 dufitanye amasezerano n'imikoranire muri bwa buryo narimo gusobanurira abana bigira ku ishuri ariko bakajya no kwimenyereza mu bigo by'imirimo. Usanze rero nari mfite gahunda yo kujyayo. Ubwo rero sinzi niba ufite akanya kubera n'uriya mwana wawe ushaka kwiga iby'amahoteli, ushobora niba ufite umwanya ukaza nawe tukaba twajyana kugira ngo n'impungenge yenda zishire z'imikorere yacu. Oya nta kibazo, reka tujyane kuko nanjye ndabikeneye. Ni karibu. Karibu wewe ukomanga. Se ni wewe bwana director? Ni gihe nyakubahwa muyobozi. Iminsi myinshi cyane. Mukomere. Muraho neza. Aho cyane se. Ndaho ndakomeye. Wayibonye hoteli yanjye noneho ko? Ndabona rwose. Ndabona uri kumwe n'ababyeyi. Ibintu bimeze neza. Bimeze neza cyane. Ikaze rero muri hoteli yacu Mahombezi. Murakoze. Muri Isanga rwose nta kibazo. Uyu mubyeyi we ndumva mwibuka. Uyu ni umuyobozi ushinzwe guhuza abanyeshuri banjye n'ibigo by'imirimo. Rimwe muri kumwe ubushize cya gihe muri turimo tumunegosiye ibintu bijyanye n'amasezerano y'imikoranire muri hoteli yacu. Yego. Ndumva mwibuka. Ariko uyu nguyu we rwose ari konca mu jisho. Ni madamu wawe? Oya, ntabwo ari madamu wanjye, ariko ni umubyeyi yanzaniye abana. Ni umubyeyi urerera ku ishuri ryacu. Yego. Okay. Yanzaniye abana uyu munsi. Ariko muri rwa rwego rwo kwigisha dufatanya kwigira ku ishuri no kwigira ku murimo, ntabimusobanura ariko kumva numva ntabwo arimo abyumva neza. Ndavuga niba ufite umwanya ngwino tujyane tunakwereke n'abantu dukorana mu kumenyereza abana biga iwacu. Buro nahisemo ko twazana kuri hoteli kugira ngo namwe mufashe kumusobanurira iyo mikoranire uko ikoze. Bwana muyobozi rero nje hano mfite impungenge kugira ngo zimarwe nawe. Nazanye abana banjye kwiga muri iri shuri ry'aba bayobozi, ariko nzanyemo n'umukobwa ugeze mu kigero cy'imyaka mibi, kandi numvise ngo inaha abashuga dadi mu mahoteli bakaba bamurangaza ngo kugira ngo anzanire ibyo nshaka akanzanira ibindi. Nawe urabyumva. Uratwihanganira nubwo tumusetse ariko ibyo birangwa muri ya mahoteli amwe aciriritse nyine agikora ibintu bidasobanutse ameze nk'utubari. Hano muri hoteli Mahombezi rwose ndakwizeza yuko dukora kinyamwuga, ibintu byacu biri ku murongo. Nibyo ababyeyi benshi baracyashidikanya kuri no gahunda ya Leta. Twebwe rero nk'abikorera twahise tuyumva vuba rwose, twayisamiye hejuru kubera yuko twabonye natwe ubwacu tubifitemo inyungu. Uzi kwirerera umukozi w'ahazaza ukamwitoreza neza, ukamutoza ibyo ukeneye muri kampani. Nko muri hoteli yacu rwose tuba tugenda n'iterambere rigezweho. Rimwe na rimwe hari ibikoresho tugenda dutumiza hanze yo mu mahanga, ugasanga nk'umukozi aturutse mu mahoteli amwe abatariyubaka akaba yageraho n'ibyo yangiza. Ariko iyo twirereye umuntu tukamutoza neza, agera igihe yarangiza. Hari igihe abenshi babona amahirwe tukaba twabaha n'akazi bitewe n'uko baba bazi neza ibyo dukoresha hano muri hoteli. Rero rwose mubyeyi ntubishidikanyeho,
n'izindi kampani rwose ni gahunda y'igihugu kandi natwe turayishyigikiye nk'abikorera. Hoteli yacu turi abanyamwuga, twanahawe n'ibikombe rwose, ndaza kubatembereza mbereka ahantu biri, dukora ibintu kinyamwuga, nta ibyo bintu birangwa hano muri iyi hoteli yacu. Impungenge zishire, umwana wawe nagira amahirwe yo kuza aha ngaha rwose umenye ngo ageze ahantu hazima. Murakoze cyane. N'umuyobozi wanyu nawe aba yatembereye, aze no kubatembereza muri hoteli, abajyane ku mapisine nahe habereke, no mu bikoni nushaka wigerereyo, twe ibintu byacu bibe biri ku murongo. Harya bwana directeur, duherukana ndumva uri kumwe n'uwo mubyeyi mu kiruhuko gishize dusinyana amasezerano y'imikoranire. Yego, nibyo rwose. Natwe ariko byadushimije gusinyana amasezerano na Gashonga TVET. Numvise rwose mufite na record nziza ko mutsindisha. Kandi natwe twarishimye igihe twasinyanaga amasezerano y'imikoranire, kuko iyi hoteli yanyu kuba ari umufatanyabikorwa wacu muri iyi gahunda dufite yo kwigishiriza ku ishuri no mu bigo by'imirimo, ni ibintu bidushimisha cyane. Kurera dufatanyije. Yego. Gusa sinibuka, ntabwo nibuka neza imibare rwose twabemereye. Harya twabemereye abana bangahera? Umuyobozi mwari mwatubwiye ko dushobora kohereza hano abana 5. Ni nayo mpamvu nari naje mu kukureba nanone hano, uko nifuza kumenya niba mu kwa 4 bashobora kuza bagatangirira hano icyiciro cya mbere cyo kwigira umurimo, kubera yuko bazaba bamaze kubonera ku ishuri ibyatuma bakora bimenyereza batagoranye cyane. Gusa bagomba kuzuza ibisabwa. Gusa n'uwanjye azaba ari mu direct. Ntugire impungenge, igihe yaba yujuje ibisabwa byose, urumva umuyobozi yatwemereye ko nawe ashobora kuza akitoreza hano. Ntugire impungenge. Ibisabwa n'amasezerano birimo byanditse, mu mashyirahamwe yo muyafite. Yego. Amashyirahamwe kuba twanabashyiriyeho kondisiyo ko muzatwohereza abana rwose batyaye. Kandi ibyo. Umwana wanjye abonye akazi hano rwose twaba dutandukanye n'ubukene pe. Niba ari umwana rwose wishaka utyaye usobanukiwe, mwazegera umuyobozi w'ishuri akamufasha kuzuza ibisabwa, nta kabuza rwose yazatubera n'umukozi w'ahazaza. Turabashimiye rero nyakubahwa muyobozi, inshingano ziba ari nyinshi, reka tubasezere kandi turabashimiye. Imikoranire myiza dufitanye rwose ni ibintu bidushimisha, mubeho mugira amahoro. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Murakoze nawe. Sawa, umuhanda mwiza.